ejo bundi 2000 na kangahe ntago aribwo mama yatabarutse ava ku isi. Ntiyari umukristo mu rusengero. Ibi nimbivugaho rusengero ruri ntimuhari ntimukihasengera. Ntago yapfuye kubera ubukene twari dufite. Tukabura isanduka abantu bagateranya tukabura urubaho. Tukamara umunsi wose abantu bagatangira gutahanga isanduka yabuze, umuntu agiye gutangira kunukira mu nzu. Tukagomba gufata intebe twicariraga ya karambarazi tukayishyiraho. Yamunzwe yaboze. Ubwo abantu nababonye mu ruhe rukundo. Ko nubundi nsanzwe abantu nyine mbakeka mu urwango. Nkaba mbona mushaka kurunyereka cyane, ubundi munyangira iki? Ibyo bintu nibyabaye ku musozi wacu abantu ntibabizi. Umumama kuko yarapfuye yaraheza aho ngaho, mbibwira abantu mama yapfuye yaremeze ihembe mu mutwe nk'irigihene, nimba byari uburozi, nimba iyo ndwara ibaho nta handi ndayibona. Abantu banga guterura umurambo cyangwa banga guterura umubiri. Muzajya mwihanganiza imvugo, hari ziba zaratinze mu muntu, nukugenda tubyiga. Nk'ubwo kuvuga umurambo birancitse, ariko nzi ko basigaye bavuga umubiri tugomba kumwubaha. Nanjye nakabaye nubaha mama wambyaye akarungwanirira nkageraho nageze, nubwo yantaye bikomeye, ariko nibura Imana yaramfashije. Ariko se tujya tubwizanya ukuri. Ubu wazana umupasiteri witwa Muturutsa Benjamin wayoboraga icyo gihe, ntago yabwiye n'abitwa baririmbyi bo mu rusengero bamuherekeje ngo ashyingure umukristo. Yavuye avuga ati terura nimushake ukuntu muterura dushyingura umuntu burije, bakanga bavuga ngo yishwe n'amadayimoni ngo atabajyamo. Navuzweho ubusambanyi ni icyaha rwose, niyo bakivuga ku mupagani nawe wumva ubwo. Nkaswe umuntu wakijijwe uvuga ko ari n'umukozi w'Imana, mvugwaho kunywa ibisindisha. Njye ntabwo nkunda kuvuga inzoga. Ndabaramukije inshuti bavandimwe muri Kristo Yesu. Ndabifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Ibyo muri mu gukora, abari mu ngendo, abari mu kazi runaka, cyangwa se abaruhutse bitewe n'igihe bakorera, mwese mbifurije gufashwa n'Imana yera yo mu ijuru. Hanyuma numvaga igihe cyo kugaruka kuvuga kitaragera, numvaga haburamo iminsi kuko hari ibyo nari nkihugiyemo. Ariko nanone nabonye ari ngombwa ko nongera nkagira icyo mvuga, kubera yuko hari igihe biba ngombwa. Nari naratangiye ubuhamya, ntangira ubuhamya buvuga ku buzima bwanjye, ntangira ubuhamya buvuga ku mateka yanjye kuva mbayeho, ibyambayeho mutaramenya kuko mumenye ejo bundi ndirimba, n'ibyambayeho mwaramenye kugeza igihe kugeza aho bigeze uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ni ubuhamya buvanze burimo amateka ya mbere y'uko menyekana atari meza kandi akwiye kumenyekana, kuko ubwo namenyekanye ngomba kumenya nuko nabayeho, kuko nabonye bimeze nk'aho ari ukubaho kabiri. Hariho kubaho bwa mbere ukabaho nk'utariho, hakabaho no kubaho bwa kabiri, ari byo dukesha. Navuga ngo tubikesha agakiza, tubikesha kumenya Kristo Yesu. Hanyuma ibyo bintu ni bibiri. Kubaho bwa mbere bimeze nko kubaho utariho. Nagira ngo mbwire abantu bankurikiye, hari ubuzima umuntu acamo akaba ariho rikameze nk'utariho. Ni imvugo ya Kinyarwanda. Hanyuma navuga ngo nabayeho meze nk'utariho, hanyuma ndongera mbaho numva mfite icyizere cy'ubuzima no kubaho. Ni ibintu bibiri. Numvaga rero ngomba kubivuga. Nk'uko mubizi, kuba mu isi ni urugendo. Ni urugendo rumara imyaka runaka rukarangira. Muzumva abantu nibatabaruka bavuye ku isi, bamwe baravuga ngo yitabye Imana, abandi bakavuga ngo yarangije urugendo, hakaba n'abandi bavuga ngo yaruhutse. Ndetse abakoresha inyandiko bagunda gukoresha amagambo yitwa ripu. Nabajije icyo bisobanura, baravuga ngo bisobanura ngo rest in peace. Hanyuma mu Kinyarwanda ngo bisobanura ngo ruhukira mu mahoro. Ibyo ni ibintu nanjye nanamenye kwanza no kugira ngo mbigireho ikibazo mbibaze. Ni igihe bamwe bari bavuze ngo napfuye, ubwo yari inshuro ya mbere babivuga, nabwo ndi muzima ntapfuye. Mbaza abantu ntubundi aya magambo bagiye banyandika hasobanura iki. Ubwo ni mvuga ngo ndabaza nuko ntabyo narinzi, wenda bigendeye ku bumenyi mfite cyangwa se ku mashuri nize, ntago yari yarageze kukuba nasobanura amagambo mu mpine
kandi ntanazi no mu ndambure. Rero ndashimira abantu murimo gukurikira ibi biganiro kandi mugashaka kumenya ukuri. Nangira naravuze ngo nzavuga ibintu bikomeye, ndetse ntangira gusa n'ubivugaho. Mbivuzeho ibintu birakara, ibintu birakomera. Mu bintu binzanye ni ukumva umuntu yavuze ukuri akongeramo kandi kari ukuri kw'ibyamubayeho. Kandi nagira ngo mbwire abantu nta bintu byakubaho ngo bikubeho uri wenyine uvuga ngo ibi bintu ngo nari njyenyine, ngo inshuro imwe inshuro ebyiri ntabo mwari kumwe, cyangwa wenda atari nabo batumye bikubaho. Rero navuze nti ndagaruka nk'ubu nzanywe n'ibintu bibiri byonyine, ndumva ari byo ndi buvugeho. Nzanywe n'ikintu kimwe, nasohoye indirimbo. Iyo niyo ya mbere inzanye hano, kugira ngo mbwire abantu bari bwumve ikiganiro batarumva indirimbo. Ni indirimbo ya audio iri kuri iyi channel, ikaba ari indirimbo nise ingaruka z'ibyaha. Ngereranya ngendeye ku byo nabonye, ngendeye ku byo numvishe, ndetse n'ibyanditse muri Bibiliya. Hanyuma iyo ndirimbo muyishake, nje kuyibabwira. Muyishake, irahari, yitwa ingaruka z'ibyaha, bayitewe bose babireba kuri iyi channel. Icya kabiri, iyo ndirimbo ibintu ikubiyemo bimwe mu byo navuze ni ibintu bindeba nkanjye. Hanyuma ibindi navuze birareba baba bameze nkanjye, tutaziranye cyangwa tunaziranye. Ngira ngo ibyo bintu biraza kumvikana neza. Iyo ni indirimbo ndi kuvugaho. Ntabwo byankundiye wenda ko nayikorera video ngo isohokane na video, wenda dushyiramo n'ibimenyetso runaka by'ibyo navuze. Ariko nabonye abantu aho bigeze batangiye kuyireba, nuko commentaire zayo zivuga, nabonye ko nayo yari ikenewe, ndetse zimeze nk'iriya ndaza kuzikora nyinshi muzitege. Indirimbo zihanisha ibyaha, indirimbo zivuga ububi bwa Satani, indirimbo ziburira abantu guhunga. Isahani igeze naho kwitondera, naho kwitondera, kuko twazacyura umunyu. Sinzi n'imvuga abantu bakunda kuvuga, twazicara tukavuga ngo turimo turajya mu ijuru ngo turasenga, ariko tukazahomba kurushaho, kandi ugasanga nitwe twagiye tubikuririza mu gihe twakabaye tubihagarika. Ndumva ruko navuga, nzazikora rero zirenze imwe, nabaye nkozi iyo ngiyo. Hanyuma nanavuze ngo ndaza kuvuga kuri iki kintu cy'abantu bifashe bakavuga ngo napfuye, abandi bakavuga ngo ngiye gupfa, kandi bakabivuga ntarwaye, ntawe nsanze mu bitaro wenda ngo abone ndembye. Mukabivuga mubikomoreje ngo nuko hari amagambo navuze, ngo ayo magambo mukaba mubona ngo umuntu ayavuze ngo yamukururira gupfa, ngo waba ugiye gupfa. Ntabwo numva ko ibyo bintu ari byo. Ubu tuvugishije ukuri, ninjye muntu wa mbere w'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda mwumvishe, mwumva mvuze ibintu byatuma mpfa kuruta abandi. Kuva igihe mwabereyeho imvuga abantu bakoresheje mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bihe bitandukanye, ninjye muntu waravuze imvugo ku buryo wowe nkurikiye wumva iyo mvugo nakoresheje yankururira urupfu gute se? Kuko navuze ngo hari abantu runaka, wenda nkavuga amatitire y'abantu nta n'izina navuze. Ubwo ibyo bintu byatuma koko ngira ubwoba ngo ngiye gupfa, cyangwa ahubwo bamwe mu bafite ari amatitire y'ubupasiteri n'ubushumba, kuko ubundi inzego zikorera Imana ni inzego nyinshi. Nanjye ndi umukozi w'Imana mu buryo bwo kuririmba, tugira abakozi b'Imana mu buryo bwo kudiyakona mu rusengero. Mbabwira ko kandi mu rusengero ubundi ni ahantu heza kuruta ahandi hose ku isi. Niko umugabo umwe yigeze kuvuga, byanditse muri Bibiliya, aravuga ngo narishimwe cyane ndanezerwa ubwo bambwiraga kujya mu nzu y'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo ni heza. Niyo mpamvu abakozi b'Imana no kugera ku waba niyo yaba akoropa tuwarete y'urusengero aba arimo akorera Imana kandi izamuhemba. Rero hari abantu bifashe cyangwa babifashe uko bitari, batangira kubyita ngo ngiye gusenya umurimo w'Imana, ahubwo jyewe nje kuwubaka.
cyangwa se nje gufatanya n'abandi kubaka, ariko nkoresheje nanjye imyubakire yanjye nuko mbona, wenda nuko mbibona nanjye icyo nakongeramo. Niko bikwiye kugenda. Ntabwo nge naza hano ngo nsenye umurimo w'Imana. Ntunzwe n'iki? Nje ko ntunzwe no kujya kuririmba mu bitaramo, mu nsengero. Najya nategura igitaramo bikitirirwa Imana cyangwa bikitirirwa guhimbaza Imana, nagaruka nkabisenya gute? Ariko nanone ntago mbibonyemo amakosa. Ntago nkwiye kuyaceceka kuko byazanasenyuka ntabishenye. Byakabaye uyu munsi tuvuga ibindi bitari ibyo. Nk'ubu mfite amaudio nuko mu rwego nubaha umurimo w'Imana ndi kohererezwa n'abitwa abapasiteri. Ubwo ndababuriye. Umuntu agatinyuka ngo urwego wagezeho, ngo umuntu wahuye n'abaperezida, ngo ntiwakabaye ngo uvuga ngo ayo magambo y'abana, ngo ibyo bintu ngo uvuga ngo sibyo, ngo ntiwakabaye ubivuga. Kubera iki ntabivuga se? Nk'umupasiteri urimo kumpugura gutyo umpa audio kuri umushumba, uzaho ntuye, wigeze ugira umutima wo kuva iwawe kubera ko kuko sinavuzweho bike, ugira umutwaro wo kuvuga utureka nsuratewe mu rugo muganirize ku by'uru rugendo yaratannye, numvishe bamuvuga nabi, ariko kuko jyewe ntangiye kuvuga nti hari ababigizemo uruhare, namwe mutangiye kumpugura, uramugurira kuri telefone umari kodi, wabuze tikizi nsanga iwanjye ntago ntuye ngo tuganire, nimba iwanjye utahazi wambwiye uti duhurire hano ndanga ngwino nkuganirize. Ni mubanze mugire urukundo rw'ibyo muri byo, mugire urukundo rw'ibyo mukora. Iki kintu tucyumvikane. Mukunde nabo muyobora muri izo nsengero, munabakundisha ibyo mukora kuko ari byiza. Duhamagarira abantu kuri Kristo tuzi ko ari we basanga. Ko nge nivugira ibyanjye nkavuga izo ntege nke zanjye, nkabana naraguye ngo mu cyaha cyo kwemera gushukwa ngo ntari umwana, hanyuma kandi nkaba mbyemera nyine narashutswe. Ariko nimba mukurikirana muzakurikire n'imvugo za Kinyarwanda, ntimukazibagirwe ngo mwizanishe ibiharawe bigezweho, mujye mukoresha munazirikana ko dufite aho dukomoka n'amateka na basogokuruza kandi beza barimo wenda n'ababi nkuko umuntu yabisobanura. Ubu se umuntu waciye umugana akavuga ngo ihene mbi ntibayizirika, ngo ihene mbi ntuyizirika hiyawe, uwo muntu yarinjije. Ubu se umuntu wavuze ngo nyereka uwo mugendana nkubwire uwuriwe, uwo muntu yari umuswa? Ntago yari umuswa. Ushobora kugendana n'umuntu akagenda kwiyereka buhoro buhoro, ukazashiduka ubaye nkawe. Hanyuma rero nimba wowe utaba nkawe, hari abagize intege nke bazitewe n'abandi. Ubu se mu Rwanda cyangwa mu mvugo zisanzwe ibyo bita ibigare ni mubizi? Ntabwo ibigare bijyana abantu bikabageza no ku rupfu. Ntabwo umuntu atangira agenda gake 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 gake. Ubwo se nimba byarinjiye no mu nzu y'Imana, kubiceceka niwo muti kugira ngo nyine turamire iki? Ubu munagira ngo umuntu azavuga agere no ku rwego ngira ngo ahubwo asarara. Ubu koko tuvugishije ukuri abantu amatwi yanyu nimba yumva Ikinyarwanda, ubu ntimurumva nibura rimwe cyangwa kabiri nta mupasiteri wapfiriye mu rusengero cyangwa umukozi w'Imana? Nako reka mbivuge neza, nta mupasiteri cyangwa umukozi w'Imana navuze waguye mu kabari banamukubisa agapfa. Tumenye tukabaza wenda no mu nzego z'umutekano, tukabaza nk'uwo mupasiteri cyangwa umukozi w'Imana waguye mu kabari, nyine tukareba amasaha yakubitiwemo, twavuga ko yari yagiye gukora iki? Ariko tubirenzeho tubyihwerere n'ibindi n'izindi mvugo n'ibindi bikorwa bifatirwamo abantu, ugasanga nyine hari aho bahuriye n'ijambo ry'Imana. Wenda ibyo ntibinandeba cyane, njye ibyandebaga byari ibyanjye, ni nabyo nzakomeza kuvuga. Ariko ntabwo bikwiye gutuma muntera ubwoba ngo ugiye gupfa kugira ngo ntinye. Wabona abantu bari kubivuga muri gusa n'abajijisha, wenda mutangiye no kugira umugambi wo kuvuga ati tuzanamwice bibe ngombwa banamenye nyine ko abakozi b'Imana ibyo bavuze biba ari byo. Erego mwananyica kandi kibibatera n'ubwoba bwo mutinya wenda ko nzabavuga. Kandi hari n'abo ntazi
hari nabo ntazi ibyanyu, nabo mbizi ntawe nzavuga. Umushumba nzavuga n'ubu namuvuga, nzavuga abamfashe akaboko nyiza, ariko abankuruye akaboko bamvanaho naringeze, mwebwe nzabihorera nyine, ntacyo mbavugira, kuko ndabona yuko nyine byanga bikunda kubagirira ibanga, no kutaribagirira birenda gusa, ariko reka mbihorere. Ariko nibura hari abashumba bamfashije n'ubu bakimfasha, banshimira. Ubu koko niyo naba mvuga nabi, ubu natinyuka kuvuga Apotre Yongwe nabi. Ahantu uri mushumba, njyewe ndakwibuka kandi nkakuzirikana. Unjyana i Nyarugenge mu Gakinjiro muri ADP, bigoye kubera ukuntu nasaga, kugira ngo mbone indirimbo ari intambara habanza kuba inama, harimo hafi ngira ngo no kurwana. Umpagarika ku gatuta, Abanyakigali baramenya barambona. Ubu nakibagirwa umushumba witwa Sharire Harorimana wayoboraga Gashyekero, pasiteri mwiza, wandebye nambaye inkweto z'ibinyurane zidasa, ukangirira imbabazi, ukantumira mu rusengero ntagira n'imyambaro, ukangira inama ngo ugende utira imyenda nkabura n'untiza, ukampa agatuti hari n'abazungu ari bwo bwa mbere, ukanshyigikira ukamfata akaboko. Abasaba gushimirwa se, ariko niba hari n'undi nawe wamaze kumbona ngeze aho ngaho akamfatiranira, wenda tujye tunavuga buriya rega n'ayo mashuri twize make yazadukoraho. Usibye ko ntangiye kubona ko hari n'abantu bize amashuri arutayo nize, ntangiye kubonaho ubuswa n'ubujiji, aho umuntu yize akora ibintu ukibaza utubu koko yarize cyangwa ni ukubibeshya. Njye nari nzi ko ari njyewe njiji kuko ntagiyeyo, nzavuga ibintu wenda bidasobanutse n'abantu bakavuga bati nibyo akwiye kuvuga. Ntangiye kubona abantu muvuga ngo mwize na za kaminuza, ukaza hano ubanza yamvuga ivuga ngo injiji mbi niyize bizasohora koko. Ntabwo nabyihorera ibyo, ariko abangiriye neza nzabavuga, abatarandobanuye. Ubu se reka tugaruke kuri Apostle Yongwe, nubwo ntabwo ninagambiriye kumuvuga, ariko reka muvuge nawe. N'ubundi aba muri showbiz njya mubona akora ibiganiro, ariko je mufata nk'umushumba kubera umumaro yamariye n'igihe byamaze. Kuva yavayo aho Nyarugenge muri ADP nigeze mpagaruka, kandi itorero ryariyongereye kurutaho. Bivuga ngo niwe muntu wari uriyo ankunda. Ahavuye yigiriye gushinga iryo torero, nta wundi muntu wongeye kubona ko nge nkwiye kuhavuga ubutumwa. Hanyuma ariko Imana irahira, ikingura za Uganda, ikingura za Kenya, ikingura Burundi, ikingura Zambia, ikingura Malawi, ikingura Mozambique, n'ubu iracyakingura. Njya muri Kongo, njya za Bukavu, njya za, hanyuma nyine na Nyarugenge nsigara ntayibuka. Ariko ndenda kwibaza, ubwo ibyo bintu nk'abantu babyumvisha basanga ubwo nta kantu karimo. Tujye tubwizanya ukuri, ntago naje gutanga bwa buhamya bwanjye najyaga mbaha, nabaye mburetse ngo tubanze tumenye impamvu abantu bari kuvuga ngo wapfuye, ngo wabaye gutya. Nk'uwo muntu umwibutse, waba ukoze ikosa, n'abandi nzabababwira beza. Ubu nava kuri iyi kamera, tujye tubwizanya ukuri, navuze Apotre Mignone Kabera, nabikora. Umushumba ungirira neza n'uyu munsi, induru zabo zivuga zitavuga, kandi ati ngwino ukorera Imana, bigatuma mvuga ntiyamana indi mira cyafite agaciro. Ahuriye hehe se n'abamenye ko nzajya ahantu bakavuga bati wo ngo ntahakandagire yaraguye n'umupagani? None se ubwo ubu ndokoye cyangwa ubu ndoshye? Abo nabo si abashumba. Mwebwe muzabazwa intama mwahawe, mwarangiza ntimuziragire, mukazica mukazijugunya, mukazita mu bihanamanga. Umukristo ukwiye kumenya ko yagize intege nke, yatangiye gucumbagira, hanyuma ukamuca nako yarasigaranye kazima kugira ngo agendere rimwe. Nimuharize. Njye hari abashumba, abapasiteri, abapotire, nkora imibare ngatekereza nkavuga ati aba bantu ni abagome,
nkibaza ahantu ubwo nkibaza uko muzajya mu ijuru n'abo mujyana mu ijuru uko muzabigenza mutagira urukundo rutanabagaragaraho. Ariko abazakora byiza tuzabashimira, tuzabashimira. Namaze imyaka n'imyaniko ndi muri ako karindagire mubizi nta wamfasha, aho kumfasha muvuga muti napfa pfuye, noneho nzukiye ngize nako kabaraga ko kubivuga. Abantu mwese mwahagurutse mwazuye imigara ngo urapfa ngo ibyo bintu bireke. Ntabyo ndeka, kuko nzi ko ibi bintu nibitakiza abakristo bizakiza n'abandi bantu babyumva niyo bataba bakijijwe bizabakiza. Ntibyabura icyo bimarira umunyarwanda uzabyumva. Ubuze numvisha abantu muri kuvuga ngo noneho ngo Theo ngo yarekuye bombe, ahubwo muzi ubwoko bw'amabombe. Habamo na za bombe kirimbuzi. Hari n'ibintu ntinya kuvuga, nanjye nkavuga ntibi byawusenye. Ariko uko mbona abantu mumeze nzabiri turada, wa mugani wavuga ngo hazashya kandi niyama abantu muri kunyataka muciye mu nzira zimwe cyangwa izindi mugaragaza urwango. Ako mugira urwango rw'iki? Ninde wabaroza urwango? Ninde urubavuma? Ninde wabavumye umuvumo wo kwangana? Ukajya hari ugatera amahane y'ibintu utasobanura. Nk'ubu hari umuntu, reka ibi bintu mbivuge, navuzweho ibintu bibiri bikomeye mu buryo bwa gikristo. Njyewe niko mbifata bikomeye. Navuzweho ubusambanyi, ni icyaha rwose. Niyo bakivuga ku mupagani nawe wumva ubwo. Nkaswe umuntu wakijijwe uvuga ko ari n'umukozi w'Imana. Mvugwaho kunywa ibisindisha. Njye ntabwo nkunda kuvuga inzoga, kuko njye mvuga ibisindisha, kuko amoko y'inzoga ni menshi ntuzi ibyo nanyoye. Rero njyewe nanyoye ibisindisha, ndaza ndabyemera, mbisabira imbabazi. Ntabwo dukwiye guhora tubisubiramo. Ariko natangaye cyane kubona bamwe mu bantu twakoranye ibyo byaha batangiye kunyataka mu buryo bweruye. Ubwo rero ndimo kugenda ntanga imiburo, kandi n'ubushize narababwiye ati mwabyihorera mukandeka nkikomereza ubuhamya bw'ubuzima bwanjye, kuko ndashaka njye ubuhamya uko nzabutanga. Nshaka kuzagera uko naririmbye, nkazagera uko nakijijwe n'uwatumye nkizwa n'uwambwirije. Ubu nava kuri iyi kamera navuze Pastor Kayitare Jean Baptiste wambatije nambaye ikabutura y'ishuri. Abo n'abashumba nshima bazima, ngifata nk'abashumba bazima nemera. Ariko hari n'abandi ntemera numva nashaka no kumva mu matwi yanjye. Ntabwo ari uko njyewe ari njye wabahamagaye mu murimo, ariko nimba narakubonanye ibintu bidakwiye mwitonde. Ko ndi kuvuga ngo nzabivuga mugatitira, umunsi nzabivuga muzajya. Wowe uramariye odi ukankanga, urajya kubwira abantu ngo nibahanure ngo ngiye gupfa. Njahe hubwo ko nimutitonda rimwe muri bupfe, Kimana rimwe yakiciga kura mu nzira muri kubangamira umurimo w'Imana. Hari abantu mburiye mu mayeri, akazi kanyu. Hari ibintu nakabaye mvuga, ariko nk'umubyeyi, nge ndi umubyeyi kandi mukuru. Reka nanavuge ko abantu twabyaranye, baba bo mwamenye n'abo mutamenye, bose n'abana kuri jye ni bato, ndabaruta mu myaka. Kubaruta mu myaka bituma ntekereza nshobora kuba mfite icyo mbarusha n'ubunararibonye. Hari ibintu nakabaye mvuga, ariko sinshaka kuzakomeretsa abankomokaho ngo umuntu azapfa n'igikomere cyangwa azakomereke yumve yarahemukiwe. Ari ibintu bizanwa n'ababyeyi. Abantu ho kugira ngo bajye inama bavuga bati uyu mwana waje muri ubu buryo tumurere, barimo baragira ngo dutane hanze byo kwambikana ubusa, kandi si byo. Wizana ibyo kwambikana ubusa, mwizana mwe n'ibyo bintu byo kurengera, mwibizana. Umuntu avuza y'inzuki ntabwo ubuki bwanyobwa. Buriya mbwira abantu munkurikiye, abantu baraje barandega
ndaza nemera ibyaha, ariko bandega batanze detaye, njye nta detaye natanze, kandi nzanye detaye zanjye nawe ngiye gusenya izabo kuko mfite n'ibimenyetso, ariko kuko nzi ko minyuma havuyemo umwana w'umukobwa havamo uw'umuhungu, ntabwo bakwiye kuzumva twariyambitse ubusa twitwa ababyeyi, ko ntaho wanshyira njyewe ko ndi papa w'umwana, niyo naba mugaye akaboko ko byarangiye nkanswe kuba baramvuzeho ibintu nareka ingeso nareka nk'uko naziretse, ko niyo naba mpfuye ijisho niyo ryapfa nyuma wenda nararebaga, kutabura kumubwira ngo iso n'uyu cyangwa umubyeyi wawe n'uyu, ko utabikoze nawe bitaba ari byo. Mugende mwisubiremo mukora ibintu bitazatuma imitima yanyu babara kurusha uko muri kumbabaza. Mumbabarire cyane. Abavuga ngo napfuye mumbabarire cyane, sinapfuye ndahari. Nje ndabizi ko ntazapfa nzarama ngasaza nkabwira abantu imirimo n'ibitangaza. Nje igihe nari gupfira inshuro rwaje rusubirayo ntacyo muzi. Bamwe muri abantu bejo mujejo ntimuzi ibintu twaciyemo. Twaciye mu bintu dusigara tuvuga tuti rutugezeho rwahaze, mujye mureka. Hari abantu bariho kuko rwabagezeho rwahaze rwijuse, rurabareka baba bararokotse. Urupfu nirwuvuga rwaje rimwe se, cyetse niba mutaza amateka ya abera mu isi, ni hehe se urupfu rutaba? Urupfu waburutinya se ngo nurutinya rukubabarira? Hari imbabazi rugira. Nibyo bintu narinje kuvuga byonyine. Nshimiye abashumba bake ariko ndabafite benshi. Sinabura no gushimira umushumba wa ADPR kuri ubu ariwe witwa Izayi. Genda mushimira kuko numwe mu bantu batumye nongera kujya mu rusengero, numva nta pfunwe mfite. Burya iyo umuntu aguhaye imbabazi abaziguhaye. Ahubwo ndatangazwa n'abantu bagiye kuri kamera ngo runaka naramubabariye, ukazongera kumva bamuvuga mu mazina barakaye. Mwari mwambabariye cyangwa mwarabeshyaga? Njye nabonye tugiye kuzambikana ubusa bya burundu, nabyo nzabikora nibiba ngombwa. Niko bimeze. Ariko ntabwo nabura gushimira umushumba mukuru wa ADPR nabo bakora n'inzego zose kugera no ku rusengero nsengeraho. Reka nanasabira imbabazi hano sinanaheruka kubera ko ibitaramo mu Rwanda bitagikorwa, nsigaye nibera i Bugande kenshi simbone nuko nanasimbukirayo, ariko nibura nabonye ibiganza by'abakristo baravuga ati turakubabariye. Rya jambo ryubahirizwa muri Bibiliya rivuga ngo ikiboshywe mu isi no mu ijuru kiba kiboshywe, urwo rubanza rumvaho. Mba ndabohotse ntangira gukora ibitaramo numva nishimye. Nundi nabaga mfite ubwoba nturiya nimba ari umwadeperi nkabona ko ntandeba, mbona nyine ko ndi igipagani ntanihane kuko bari batarama imbabazi. Mbure kubashimira, ariko hari izindi ngoma zamubanjirije banyimye imbabazi bakajya banantumaho kuko ntanateze kuzazihabwa. Nabyo byangezeho, ariko njyewe nizeraga iz'Imana nkavuga nti n'iz'abantu ndazikeneye. Nigeze kugera nubwo nsaba ngo nimwongere mumbatize. None ubwo nahagurutse nsenyera Satani mvuga n'utwo ntavuze, abantu batangiye kurakara. Ariko se ko mbona wagira ngo murashaka kuzimura Imana, mugashaka kujya muha abantu Imana y'igipfunyika y'igicupuri itariyo. Mwebwe muziko je nakijijwe, ibihe nakirijwemo nuko uyu munsi bimeze. Nibaza ahubwo aho bizagarukira. Twakijijwe dutinya icyaha n'igisa nacyo, none usibye n'igisa n'icyaha n'ibyaha burundu twarabikoze. N'ibyaha burundu turabikora. Ntago ari byo. Nimba ukijijwe kizwa, nimba upaganye pagana babimenye. Niyo nzira najemo kandi sinzayivamo. Mbaye mvuze ibyo nuko ndi gusoza nkumva nakongera nkavuga, ariko ndumva nk'abo mbaye nshimiye barahagije. Imana ihumugisha abashumba abo ntabonanye izo ngeso ni benshi, barahari abakozi b'Imana. Ariko ningera kuri bya bibombe bya rutura ndabanza kureba uko mwitwara kuri iki kiganiro, muzareba. Reka
ubu tuzahora dutonganira hano ngo abapasiteri ngo ibyo bintu ngo bakoshya gute. Nge iri jambo sinshaka kongera kuryumva. Banje baranyoheje biremera, ntari igitambambuga, ndi muzima ndabikora. Hanyuma mwe mwagize amahirwe mukaba kuva mubayeho mwarakuze, mwaba bakuru, ntihagire ikikoshya, ntugira moshya ugwamo, yaba amagambo yaba ibitutsi, ukaba uri mutaraga. Imana yakakuntwariye vuba kuko waba ugira amahirwe, yakagucyuye kugira ngo izakurokore, kuko mbona hazarokoka bakeya, izacyura bakeya, abantu nibatisubiraho. Murakoze. Abantu dufite ibikomere twatewe n'isi muri rusange, tukagira n'ibikomere twakomerekeye mu nsengero, ariko bamwe bakomeretswa na baba pasiteri biyitabo atari bo. Nakunze ijambo, hari umuntu nakunze, nari nsanzwe mukunda, witwa Mutabazi. Nkunda ibiganiro bye, ibyo yavuga byose nkumva ngewe kuntu avuga, nkumva nkunda imvugo ye. Ariko uyu munsi yavuze ngo afite impamvu 100, namwumvishe mu kiganiro ngo afite impamvu 100 zituma atanywa inzoga. Reka ibindi mbyihorere, nawe ndamushimiye. N'abandi bantu rega n'abamvuze wenda bakamvuga nabi, nakabaye mbashimira kuko nagize Imana muramvuga, kandi umuntu ariho aravugwa. Baranavuze ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ariko nari mvuze ngo dufite ibikomere twakomerekeye no mu matorero dusengeramo, dukomeretswa n'abakabaye batwomora ibyo twazanye, bakahita bakubongera uruguma mu rundi. Nkanjye imibereho yanjye ukuntu nakuze, nari nkwiye abapasiteri banyereka urukundo, ariko nabuze urukundo rw'abakabarumaye, mbona urukundo rw'abanyobye. Ibyo bintu mugomba kubyemera, mutanabyemera mukabireka. Ariko niko byagenze. Nkundwa nabo bingirwa, nkundwa nabo bibipfu, abazima muranyihorera. Ninde mupasiteri uzi wanjye ko ndi icyamamare wansuye akangerera mu rugo, wenda kansura gusa? Ubwo se ntimwanyeretse urwango? Ubu wakumva imyaka maze nkaba nshinze abashumba n'abapasiteri, kuba nta n'umwe uzi naho ntuye iwanjye mu rugo utahazi, hanyuma warangiza ukajya kunyirukana burundu. Ubwo se ubundi wewe wari waramariye iki? Mwanyimye urukundo ruzima, mpura n'ibipfu biranyangiza. Ejo bundi 2000 ntago aribwo mama yatabarutse ava ku isi. Ntiyari umukristo mu rusengero. Ibi nimbivugaho rusengero ruri ntimuhari, ntimukihasengera. Ntago yapfuye kubera ubukene twari dufite, tukabura isanduka, abantu bagateranya, tukabura urubaho, tukamara umunsi wose abantu bagatangira gutaha ngo isanduka yabuze, umuntu agiye gutangira kunukira mu nzu. Tukagomba gufata intebe twicariraga ya karambarazi tukayishyiraho, yamunzwe yaboze. Ubwo abantu nababonye mu ruhe rukundo, ko n'ubundi nsanzwe abantu nyine mbakeka mu urwango, nkaba mbona mushaka kurunyereka cyane, ubundi munyangira iki? Ibyo bintu nibyabaye ku musozi wacu, abantu ntibabizi. Umumama kuko yarapfuye yaraheze aho ngaho, mbibwira abantu mama yapfuye yaremeze ihembe mu mutwe nk'iry'ihene, nimba byari uburozi, nimba iyo ndwara ibaho nta handi ndayibona. Abantu banga guterura umurambo cyangwa banga guterura umubiri. Muzajya mwihanganiza imvugo, hari iziba zaratinze mu muntu, ni ukugenda tubyiga. Nk'ubwo kuvuga umurambo birancitse, ariko nzi ko basigaye bavuga umubiri, tugomba kumwubaha. Nanjye nakabaye nubaha mama wambyaye akarungwanirira nkageraho nageze, nubwo yantaye bikomeye, ariko nibura Imana yaramfashije. Ariko se tujya tubwizanya ukuri. Ubu wazana umupasiteri witwa Muturutsa Benjamin wayoboraga icyo gihe, ntago yabwiye n'abitwa baririmbyi bo mu rusengero bamuherekeje ngo ashyingure umukristo. Yavuye avuga ati terura, nimushake ukuntu muterura dushyingura umuntu. Burije bakanga bavuga ngo yishwe n'amadayimoni ngo atabajyamo. Ibyo nge nzabipfane sha, kugeza ubwo ngewe mbwira abantu nihagira umfasha niterurira umunama. Abantu muhari mwuriye ibiti mwahuruye, buse murabyibagiwe ngo bitagenda gute? Akajya abwira abantu, nawe ndamushimiye Muturutsa Benjamin, uriyizi muri iyi minsi uba rukomo, twarahuye narakubonye ugira uruhara rwiza kuruta uru rwanjye, urakuze.
musaza mwiza w'imfura w'umunyamurenge, akabwira umuntu ngo nzaguhagarika muri korari, umuntu akamusubiza ngo uzanyirukane. ubwo se ntago nakomerekeye mu rusengero, none muraza muvuga ubusa mwivugisha. ibyo byabaye ku manywa, nabo mvuze amazina barare, nabo babwiraga guterura mukanga muracyahari. nyuma yaho mwarambonye, uwo munsi mwaranshungereye, hari n'ubundi mwampururiye kubera Imana. niba nzabivamo nzabicamo. abahagurukiye kumvuga nabi no kunkanga no gushaka kumparabika ntibigikunze. urumva ntago byakunda, ntago bishobora gukunda, ntago bishobora. Imana ntizabakundira. nimwivugishe sha. magarara ku mubiri wa mama barimo bawushyingura, twabuze uko tugira, abantu mukajya muvugana numva nta n'isoni mufite, mukavuga ngo Mukamushumba arapfuye, ngo n'aba bana baramukurikira. none turacyariho. Imana ishimwe ko bamwe namwe mukiriho. ibyo mwavuze mwabonye ko atari byo Imana yari igambiriye. noneho Imana ingiriye neza nyine, n'izo ntambara ndwana nezwa na Satani cyangwa n'isi nayo bitoroshye, mubihinduye impamvu zo gushaka kuza, mumeze nk'abenda kunyica, mutangiye kuvuga ngo nzapfa rwageze. izo nasimbutse iyo uba warazibonye ntiwaba unavuga urupfu. impfu twe twasimbutse, bimwe bavuga ngo rwabazwe. ubonye abo urupfu rwishe natambutse nkagenda, ntabwo waba ukivugisha ibyo mwivugisha. wenda sinzi ibyo mugambiriye, ariko Imana yandinze icyo gihe, n'ubu izandinda kandi izandinda. abantu muzatuma tuvuga n'ibyo twari twararetse, ntitukiriho se. kandi ubwo biba bitumye mbibwira mwe, nakabaye njya kubibwira nk'abo nabonaga wenda nkavuga nti nkawe waramemukiye nawe, ariko narabababariye. ariko se nzibagirwa ibyo bikomeye? nzahora nza guhangana n'abantu? ubundi umuntu iyo akoze ibyaha aba azirimbukira, buri muntu azibarizwa ibye, kila muntu na muzigo wake. imbere y'Imana nukuvuga ibyawe nta byundi. ariko kuba naravuze ngo njya kugwa, hari umuntu wabigizemo uruhare, ntago ari uzabibazwa, bizabazwa njyewe utarabishoboye kubireka. ariko nawe yarampemukiye, wese si umuhemu? ntago bishoboka. uyu munsi mwavuze mvuga ndakaye cyane, usibye ko nta n'ubundi naboroheye, ariko niko nari nkwiye kuvuga. abantu mwatangiye kumpamagara, ni gute uba muri Amerika utuyeyo utatunze nimero yanjye, kuko ubonye hari amagambo navuze ukayishakisha ukampamagara ngo uramugura, ni akawungo wari unyoherereje ngo mpabana. ko nabyaye wumva nanabyaye benshi, wenda no kubarera bigoye cyangwa bizanananira. ko nabyo umuntu aba akwiye kubivuga bitoroshye. ni ikiro cy'isukari wari umpaye, uramugura ngo si ngombwa ko mbivuga. kare kose kutigeze ungirira urwo rukundo ngo ungire inama na mbere, ni kubera iki? urwo ni rwo rukundo musigaranye rwo kwishima ku bantu, urukundo rutagira epfo na ruguru, rudahari, rutari rwo. nyine kuko ufite telefone, ufite iPhone cyangwa Samsung, nyine ubonye amamega yawe atashira, utiyemeye no kuri Teo. ndabiyamye njyewe, ndabiyamye. nta muguro zanyu nkeneye, nabagize. nimba umuntu yakitwa umushumba agakora ikosa, tukamuhishira kugira ngo nyine tube turi abantu beza, hari umushumba. ubwo abapagani bageze, ubu si iki gihugu tubyarira cyazasigara na heye? ntimwakongera mukakigira amatongo, mutangiye guhisha intege nke zanyu nkeya, none n'ibibi byanyu mutindikira. ntimwakongera mukagisubiza aho cyavuye. ndabyanze noneho. nanjye nk'umuntu uzi ko mvuga nkagira abankurikira, hari ibintu ntakwiye guceceka. mbiceceka nkande? biceceka kubera iki? ko nkivuga. ubu mwatumye nsubika ubuhamya bw'ubuzima bwanjye kubera kuzanamo iyi nkundura yo gupfa. ubundi mwebwe muzi ko rubatinya, murankangisha urupfu. mwebwe mwaruhaye ruswa, mwaruteye urukingo rwo kubibagirwa se.
ubu ntiwabivuga mu gitondo nkabyuka numva ngo rurakurangije. Hari mwebwe mwana ruhamagaye ngo ruze muri sosiyete ubundi murarujyanaye, rwabaye ruraho ruri mukarureka cyangwa ubundi ruratworoheye. Sha ndasoje noneho bya nyabyo, nagumye nsezera nkongera nkavuga ariko reka dusoreze ahangaho ikiganiro. Nshimira abantu muzakireba, nshimira abantu muzagisharinga ibi bintu abantu bakabimenya. Ibya subscribe n'ubundi maze imyaka myinshi ntazo, cyakoze nabonye muri iyi minsi muri kubikora, mukomeze mubikore. Nabonye nanjye ngiye kugera bya 100 ngo babaha nimba ari icupa, nabonye bimeze nk'icupa, nanjye bazakime nibatanakimpa sibyo byanzanye. Ngewe nanjye nabonye urubuga rwanjye natangiraho ibitekerezo kandi bizima. Ubuse muragira ngo nanjye nje kuvuga ibintu bitagira epfo na ruguru, mba numva hirya no hino abantu bavuga umuntu akamara imyaka 5 atavuga ubusa nta n'ikintu wumva avuga. Nkavuze ibintu se bituma abantu banakebuka bakisubiraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha naho ubutaha.